ndamubamba ibintu byagenze bite kama uravuga nti urabimenye akuye umunsi ntaga ncika ese ubundi twavuganaga nzi kuri muzima kumbe nuko wabaye hanyuma urabona ndi umuzi urumva nubura gukira uzakora iki mfasha ndakira nifuza ngakira nzita ku mugabo wanjye n'urugo rwanjye umugabo wanjye ndamukunda cyane sibasubira mu mugabo niko ntabwo nkiri uyu munsi urumva ntabwo nkiri ariko noneho ndakora noneho wasaze si gusa nasizoye urumva neza nasizoye kandi ibisazi mfite n'ubu biri kumpatira kuba nakuniga ibirozi njye murahe n'ibirozi urahe n'ibirozi Gati kandi ntabwo ari ubwa mbere untererana ga aho uri wose umenye ko urimbwa mbisubiyemo gatatu urimbwa Sara ubundi se wari ugiye ninde ko ntakumenye ntabwo uramenya koko nijwi ntabwo ushobora kuryumva ngo urime rega amajwi arahinduka
ahantu ni habi dore hano ushobora kwitura hasi nta muntu muri kumwe urajya wenyine Sake ni wowe njyewe ubundi Sake ko ntakubereye umugore mubi ko nihanganye ko ntacyo ntagukoreye wamfashije nibura nkivuza ukibuza ariko Sara rero muri ndi mwiyereka nabonye uramutse ukiza amaso utazambanira neza Sake ntabwo ari yerekwa ahubwo n'ivangirwa ntabwo nakubanira nabi ahubwo Sara umunsi nigeze nkubanira nabi n'umunsi n'umwe ko ari ahubwo umbaniye nabi uwo nzagira icyo nitura ndamuzi uzagira icyo witura uramuzi ninde wundi se atari njyewe Sake Sake uri umugabo wanjye kandi mubaba ntakubeshye pe mfite agahinda k'uriya mugore wangize gutya wanambereye no mu nzu ariko Sara namara kumwirukanamo tuzagumanamo nyine ntabwo uzanyangaza ntabwo nakwangaza ko uri umugabo wanjye kandi nkunda gusa niba utarabonye isomo warasibye Sara nkuko umwizera ntabwo uzampinduka Sake reka ibyo tubyihorere fasha dushaka kumva n'uriya mugore kuko n'ubundi ejo bundi yari agiye kongera kundoga ntizwa n'umugore wa Kamanzi ashaka kuyiruta aza kongera kundoga kumana isinjuru koko uriya mu Kenya koko ibyo yagukoreye ntabwo bihagije nashaka no kwica ariko urabizi yaje asanga nicariye hariya hirya ntegereje Kamanzi arangije ampa agacupa karimo ji ariko ambwira ko ari umugore wa Kamanzi turimo turavugana kwa kutabona kwanjye rero ngira ngo kuko ni umugore wa Kamanzi ko nawe ntabaye ariko mana yanjye Sara uzi n'ikindi njya gukora amahano pe hejuru yawe kandi gusa icyo ngusabye ni kimwe uranyumva ujye unyibuka nzakwibuka utarenga ahangaha uranyumva neza utarenga ahangaha no wasaze ndekura nasizoye urumva neza nasizoye kandi ibisazi mfite no babiri kumpatira kukuba nakuniga sana nani dukuntumya ibirozi wampaye nibyo bikunteza urumva neza nibyo biri kumpatira kuba nagukuraho ijosi ariko ransetse ibirozi njye murahe n'ibirozi ariko ubundi utarasara wakoraga iki gira ututaransaza ntabwo nari umuntu muzima ubuzi ibisazi numva biri kundwanira mu mutwe uzibirozi numva n'ubyo binyuzuye kandi ubu wasanga ariko akagore ngo nirebe kakabiguteje ukabuje unsara hejuru utanazi n'ibyari byo mva mbese aho babaye ari nkunguzi ugiye kumwihakana nkaho Rebeka mutaziranye ku by'uburozi ngo tubiziranyeho ariko reka nkubwire uriya mugore ibintu ari kwishoramo ntabwo abizi kugira ngo azabivemo bizamugora ahubwo mwabagore mwe ko mugiye kwigira inkunguzi muri uyu mudugudu ibintu muri kwishoramo murashaka kwica inzira karengane muri zishaka he nk'ubu wandogeye iki koko ariko kama wari ubizi reka nza nkwereke mwabagore mwe ubu ngeze aho ndyo burozi wa mugore
wa mugore we ukomeza wigira nabi muri karitsiye ubu nje ngewe kuba igitambo cy'abandi bagore bose kandi narakubwiye ugwagunywa niruta kwica ruzagusaza washana wase urandumvira ngo rwagunywa uba warunguye ibi ni ibibazo rwose ibi ni ibibazo umuntu aba ahuye nabyo ubundi si urinda umwanguje kuba igitambo cy'abandi uza wasamye ubu igitambo cyabo wasamye ujya mu ngo z'abandi hagasigara bashwana nta mugabo nta mugore ukibaho neza kubera wowe ubundi wagabanyije ibyo urimo ibyo wigize urahura n'ingorane muri ibi ariko ikibazo rero mwe ntabwo mumenya abagabo mufite abagabo banyu nibo bafite ikibazo ngerebe kandi arengana rwose urumva mufite abagabo wagira ngo babasatuye ubwonko ubundi niba abonye umugabo muzima utarinjishe nk'abagabo banyu wemera kuyoborwa n'umugore hari aho wamubonye so rero nimba nta bwenge bafite nibareke njye mbayobore urumva muhame hamwe mbakorera akazi ariko abana mungana birirwa bakwirukanka inyuma bagira ute wagira ngo ufite telekomande ubirukanka inyuma ngomba kubayobora uradukorera akazi se kudukorera akazi ni ukuza gusenya ingo z'abandi yewe ora ngenda kwamwica ndakwangiye mwica reka iyi dayimoni ndakwangiye mwica reka iyi shitani kazi igenda ubu aka gakino nzagashobora koko ariko umuryengi nimudapfa nzakina kugeza ku mwuka wa nyuma ariko nkubaza kandi urashaka kunyicaho cyakora nkubwira aho kugira ngo njyewe wapfa mbere yanjye ariko wasinze si gusa ibyo ni biki undi uri kumbwira mbaye umusinzi ariko ubona ndi ikigori cy'ingenzi cyawe cyangwa mva nkubaze wa mugore wundi ubona ndi uriya mugabo wawe wafashe ukamuvugutira ibyatsi ukamuhindura ikijifu ariko akambwira wa mugabo we uri kunyumva nako nta n'ubwo uri n'umugabo wapi rwose nta mugabo udabasha kwifatira icyemezo nkubwire ushobora gukubitwa muri aka kanya inkoni zasabutse kuri Yesu umbwiye ngo iki mbikwereke mbikwereke none nzakwica jewe utangiye kunyuza kurwana mu rugo wamugabo mwakina game mikino ubundi wowe asubonye buratanise kandi hari igihe nzababona nitonze utubona situbaniriza muzambona tu iyo wajyaga kazagaruka irambwa izagarukira nakoreka nkwerekeze kwanza ugende ariko je hari ikintu njye natekereza nkibaza kweli aya maguru warayaguze cyangwa n'Imana yaguhaye nayo Imana yamaye wayakunze nyakwihere se cyangwa ushaka kureba hejuru yaho utaruzi habesha ndatuma ngagara bose umva banyerekera ahangaha muri izi ngaro nako muri ibi ngaro ntugire ikibazo amaguru ni ayanjye nawe nayatiriye aho ushaka hose ndaguherekeza yalla sheri niba unyemereye uyu munsi ndakuremera icyo kikurenge ahubwo nushaka umbwire ngo uremere umunsi wose urazi ukuntu mba niyumva muri aka kanya tuba turi kumwe ongera rimwe wazi ndaje kanjye guhagarika Jya kwihagarika genda ariko ntutinde sibyo kabanza nteko uzana igitabo ndaje
nongeye kukubwira nshaka gutwara hanyawe rwose ikibazo nanjye ndahari ahantu hanyawe rwose tuma gutundira ndagukunda Chérie, usisinzira se twanjye mwana akamanzi singwa na hagararaho ngaho kuturumbutse wirukanka kuturumbutse ukibaguzwa nkaho hari icyo wikeka ubwo ntiwibye ariko abantu murashyanuka we uri umupolisi se ku buryo uje kunkorera akazi umva abakobwa bo muri iki gihe ntabwo nkibizera byanga bikunze hari ibyo usize ukoze cyangwa ushaka kumfata ku ngufu mvuze indoro mfata ku ngufu ugewe ahubwo buretse garuka hano reka ndebe ibyo usize ukoze aramuhitage da ari he ararenze ndaguteza be nabivuga bensabiri uravuga nizeye igiti cyo noneho utazigera ukihakana reba njyewe se dodo aho kibi imikino murimo